Ndagusuje wowe ukurikiranye Fofo TV show. Uyu munsi rero naje kukwereka uburyo wategamo ibitambaro bibiri uramutse wambaye imyenda kandi ushaka kujyanisha. Mumeze gute abakurikiranye ndabasuje mwese, bashimiye ubufatanye mukomeje kunyereka mukurikirana video zanjye, muri inshuti z'akadasohoka, muri inkoramutima. Tugiye gutangira rero mbwira abatameze neza mwihangane, uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Muririmbyi yararirimbye ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Sibyo nshuti yanjye, rero wowe komera, we kwiheba. Komera we kwiheba, umwami wacu Yesu aracyakora. Haleluya. Umwami wacu Yesu Kristo aracyakora. Reka kwiheba, reka gutinya ngo ejo nzarya iki cyangwa nzambara iki, byose biri mu kiganza cy'Uwiteka. Ajya kukurema yari yabitekerejeho. Tugiye gufata ibi bitambaro bibiri, nibyo tugiye gutega. Tugiye kugira gute? Kubizirika. Wakoresha fimbo cyangwa se ikindi kintu wabona. Naberetse ko agafungisho nako kabikora. Uri kubona ukuntu ndi kugenda mufata, ariko reka mfate ahantu hatariho kano gatambaro, kuko hari ukuntu umuntu abigira bikaba bimeze neza nk'akarabo. Niyo mpamvu mba ndi kugenda mfata gutya gutya. Abantu mujya mumbona mwabiteze mukumva namwe mwabitega, ni ibi ngibi mba ndi kureba ko kidahindurije. Ariko disi abantu basabye kubereka ahantu bagurira ibitambaro byiza muri iyi minsi, ndaje mbashakira iki, ukuntu mwagura ibitambaro bajyane mu isoko ryabyo. Sibyo, mwandike muri comment nimba mushaka ko mbajyana mu isoko ry'ibitambaro, mukaba mwakigurira ibitambaro. Noneho ndahita mfata fimbo ngende nzirika, ako ntabwo nzirikira kure. Reba ahantu nzirikiye, ni modeli nziza yabera buri muntu wese. Ukuntu mbizirikanyije rero, aka kamodeli ngashaka imbere, niyo mpamvu ngiye kugashyira aha ngaha imbere. Ibindi ndagenda mbinyuranyuranyamo, ariko hariho abantu bari baransabye ko nabibigisha, rero mubyigire hano. Sibyo, hari video nzakora yabyo niyi, uretse ko nzagenda mbereka izindi modeli zitandukanye. Rero ugatunganya ibitambaro byawe neza, kubera ko nibyo tugiye guhita dukoresha. Wabonye ko hano nahinnye ahangaha, ndahita nzamura kuri uyu mukara kugira ngo akantu twategeyeho kataza kugaragara. N'ahangaha kuri oranje ndahita nzamura, nindangiza ndabihuriza. Uri kubona ko igitambaro cy'imbere kitari kiri kugaragara, kandi uruhande rungana nk'urunguru rw'umukara. Sibyo? Ndagenda ncisha inyuma y'aka kantu, y'aka gapfundo, kandi ntabwo ari ngombwa ngo usige ikibara kinini cyane. No, ndakubujije, siga akabara gatoya katari kanini.
Okay. Iki. N'aha ngaha. Okay. Urabona ukuntu nteze, sibyo? Wifuza kuba wasiga utungutu twonyine wadusiga cyangwa kuba hano byacamo, ariko byaba byiza uramutse ugize gutya, sibyo? Uru ruhande urabona ko binyuranyemo gutya, ahangaha byaba byiza uramutse usize gutya ugasiga agakara gakeya ku ruhande rubanza, ahandi hose bikaba ari oranje, kugira ngo nyine ni style, niyo modeli nziza igezweho. Urabona ko utu tutagaruka, sibyo? Mu gihe rero tutagaruka uhita utugobeka, sibyo? Ugenda utugobekera inyuma. Ntabwo aba ari byiza ngo uru ruhande, sibyo, rube rusa nk'uru cyane. Ibyiza ni ibi ngibi, biba ari ibintu bitari akavuyo kenshi, ntabwo biba ari ibintu by'amabara menshi, sibyo nshuti zanjye? Ntabwo aba ari amabara menshi. Noneho ahangaha nahurije twa tuntu, ukuntu uhita ubigenza, sibyo? Kuko turatwifuza ko tuba tumeze nk'ururabo. Ugenda utunyuranyuranyaho, noneho nk'aka kaka oranje. Gutega rero hari abantu baba bazi ko byoroshye, ni ibintu biba bitoroshye, ariko umuntu wese arabyiga akabimenya. Urabona nako kabaye nk'akantu k'akarabo kavangiye, sibyo? Kavangiye nka bya bitambaro twateze. Ubwo rero iyo ubishaka uhita ushyiramo ka kantu kacu gatuma igitambaro cyacu tugihesha agaciro, ubwiza bukiyongera, karakomera. Uri kubibona? Aha nkatereye urabona ko ari ibintu byiza bikomeye kandi biryoshye. Uramutse rero uteze gutya nawe ni ukuri abantu bavuga ati uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa araberewe. Ndabashimiye rero abantu mwankurikiranye mureba ukuntu tuvanga bino bitambaro bitewe n'imyenda ugiye kwambara. Ndabashimiye rero, utarakora subscribe nakore subscribe, mukore share, like na comment, kugira ngo tujye tubana ku biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza, ndabakunda.